hanyuma n'umuryango we uze baje bamuherekeza bifotoze, nibamara kwifotoza bamutwaza ibihembo babasubire bahize abandi. Mu mashuri abanza rero duhereyeho, umunyeshuri wahize bose wabaye wa mbere mu gihugu yitwa Rwego Mutijima Bruno Riki, akaba yigaga ku ishuri Rwego atambuka imbere, yigaga ku ishuri École Internationale Racine riri mu karere ka Bugesera. Ubwo natambuka imbere ahagarara ahangaha, bafite ibihembo barabizana, yego urahagarara aho ngaho, hanyuma nyakubahwa Minister of State niwe uza kumuduhembera. Yego, Rwego Mutijima Bruno Riki yabonye amanota 99 n'ibice 6. Murabona batambukana ibihembo bagiye kumuha, harimo certificate, hakabamo computer, hakabamo ndetse n'ibikoresho bitandukanye by'ishuri. Mu gihe abanyamakuru barimo bafata rero iyo foto ye y'urwibutso, ari kumwe na Minister, kadusaba ababyeyi be n'abaje bamuherekeje bose baje bafate iyi foto, hanyuma nimara kuyifota barasubirana iyo ibikoresho we aze kuguma imbere hariya ku ruhande ahateguwe. Ababyeyi tubasabe gutambuka bihuta, nabo tubabwira kandi ngo nimwishyuke. Felicitation Abu Bernard Mutijima na madamu ndetse n'abavandimwe, utambuke umushimire, abahesheje ishema. Erega natwe duhesheje ishema, buranda Deje Vanessa muhesheje ishema n'abarimu bose n'iki kigo École Internationale Racine. Ego twizeye ko Mutijima Bruno azakomeza kuba uwa mbere no mu myaka iri imbere, nibyo tumwifuriza. Ego murakoze. Ifoto twayifashe, mutwaza ibihembo, hanyuma uwo mwana wabaye wa mbere natambuke yigire. Bruno, ego urabusigaye. Ego urakoze cyane. Nyakubahwa Minisitiri asubire kwicarira. Turahamagara umunyeshuri wa kabiri, ariko mubyumve neza, uwa kabiri abanyeshuri bakurikiraho baranganyije, n'abanyeshuri tugiye gusoma bose 6, ahubwo ndabona ari 7 banganyije amanota. Uko tubasoma nuko bakurikiranye, ariko amanota barayanganyije bose, ubwo naba kabiri. Undi munyeshuri wabaye wa kabiri ni Intwari Ngabo Pacifique, yabana amanota 99 n'ibice 4, yiga nawe mu karere ka Bugesera kuri Wisdom Center. Intwari Ngabo Pacifique natambuke, hanyuma PS Charles Karache azi imbere amudushyikirize ibihembo. Nawe rwose congratulations. Abazana ibihembo babitambukane. Nuko uri umuntu w'umugabo, uzakomeze. Ndumva ibyo arimo kubabwira, ndagerageza kubivuga. Uzakomeze, wabona ubutaha uzabona PS cyangwa ukarengaho, nicyo tukwifuriza. Nawe bahabwa ibihembo ni certificate, ni computer n'ibindi bikoresho bitandukanye zifashisha ku ishuri. Hanyuma umuryango we nawe nutambuke dufate iyo foto, hanyuma yegere mugenzi we Mutijima Bruno mukanya. Ababyeyi nabo mwarakoze kumufasha. Kurera ni ku ishuri, ariko kurera ni no mu muryango. Uruhare rwanyu n'urwo gushimwa, n'abandi bakagira ishyaka nk'iryo. Murakoze. Nawe ibihembo bye murabisubiranaho yari yicaye, yegere mugenzi we. Nuko undi munyeshuri nkuko nababwiye nawe ni uwa kabiri, nuko banganyije ari benshi, yitwa Ineza Singizwa Musengimana Ani, nawe yavuye mu karere ka Bugesera ku ishuri École Internationale Racine. Nawe nyine yagize amanota 98, twamusaba gutambuka. Hanyuma umuyobozi mukuru wa NESA akaza imbere akamushyikiriza nawe ibihembo akwiye.
ni karibu tebuka uzi imbere nawe tuguha amashyi rwose. Umuyobozi mukuru wa NESA abashinzwe ibihembo babimushyikirize kugira ngo ahembe uyu munyeshuri. Ubwo n'ababyeyi abaje bamuherekeje twabasaba gutambuka kugira ngo dufate iyi foto y'urwibutso kabahesheje ishema kandi tumwifuriza kuzakomeza akazagera n'aharenzeho. Murakoze, mutambuke. Abadukurikiye hirya no hino tunababwire ko iki gikorwa bashobora kugikurikira no kuri Keti Radio. Tunabashimira cyane ko baduhaye uyu musanzu mu kumenyekanisha iki gikorwa n'abandi bose baba barimo kubikora ku bushake bwabo. Murakoze. Hanyuma nyuma y'ifoto y'urwibutso turabasaba namwe kuza gusubira mu mwanya n'izo ndabo muzimuhe nize. Hanyuma turabasaba gusubira mu mwanya kugira ngo duhembe undi munyeshuri nawe wabaye wa kabiri. Okay, murakoze cyane. Nawe aregera bagenzi be baje mbere. Umunyeshuri wa kabiri yitwa Byose niyo Aime Arbine. Uko tumusoma turamusaba gutambuka. Yigaga ku ishuri Kigali Harvest School ni muri Gasabo. N'abagize amanota 99 n'ibice 4. Turasaba umuyobozi mukuru wa REB DG REB Dr Nelson Mbarushimana gutambuka imbere akamushyikiriza igihembo, akamutubwirira ngo yishyuke azakomeze atera imbere muri byose n'ibihembo bimugeraho. Abanyeshuri bose bahabwa computer, bagahabwa certificate n'ibindi bikoresho bizabafasha mu gihe bagiye ku ishuri. Byose niyo Aime bakongera amashyi. Hanyuma n'abaguherekeje batambuka baza imbere. Ababyeyi ishema ryinshi batambuka begera uyu mwana baherekeje mu burezi akabasha kwiga neza kandi nta gushidikanya. Muzakomeze mumuhe hafi mu rugendo rw'ishuri, azakomeze azi imbere. Byose niyo Aime Arbine nawe afite amanota 99 n'ibice 4. Murakoze cyane, musubirane y'ibihembo bye. Niyo mumaze gufata ifoto y'urwibutso yegere bagenzi be. Umunyeshuri wundi wabaye wa kabiri uko bose banganyije amanota yitwa Irumva Bigwi Hugo. Yiga kuri Apacop muri Nyarugenge. Bigwi tambuka tuguhe amashyi. Bigwi byinshi wagize nk'uko izina ribivuga. Izina ryabaye umuntu urahagarara aho ngaho. Hanyuma turahamagara DG wa RTB Engineer Paul Mukunzi aze amudushyikiririze nawe ibihembo byinshi akwiye. Mu gihe gitambuka umuyobozi wungirije wa kaminuza arabayitegura mu kanya araza kuduhembera, n'umuyobozi wungirije wa RTB baraza kuduhembera bakurikiraho. Mwigire ahagana inyuma kugira ngo babone uko bafata iyo foto y'urwibutso. Yego, mwigire inyuma gato. Nawe arahabwa ibihembo nk'iby'abandi bahawe. Ni impambi ikomeye, ni computer. Murabizi turi mu gihe cy'ikoranabuhanga bizamufasha mu kwiga. Yego, ababyeyi ni mutambuke amuherekeje bose. Numvise DG Mukunzi amubwira ati komerezaho, ejo uzakomeze ugere no muri RTB n'ahandi wifuza kuzagera. Murakoze, mwigire inyuma gatoya kugira ngo mwigire hirya. Ndetse niba mushaka ko nanjye njya muri iyi foto nubwo naba ndyohewe. Murakoze cyane. Uti rwose uzakomereza aho ngaho. Ukomeza ubu wa mbere. Mujyane ibikoresho byegere abanyeshuri bagenzi be bahize abandi. Wundi wabaye wa kabiri yitwa Ingabire Ella Jessica. Twamusaba gutambuka bayigira imbere. Ingabire tambuke yigira imbere nawe y'amanota 99 n'ibice 4. Yigaga ku ishuri rya Saint André Muhanga.
yigira imbere igihembo cye aragihabwa n'umuyobozi wungirije wa kaminuza Tengera Françoise. Yego ubwo urimo uratangira amashuri yisumbuye ariko amaherezo ari muri kaminuza, uguze kumubaza uko uzahagera, ndabizi ko uzagerayo kandi naho uzatsinda. Nawe arahabwa ya mpamba ikomeye mu burezi, computer, icyemezo azajya yerekana abuzukuru ati njye nabaga uwa mbere mu Rwanda, namwe muzabigenze mutyo. Abamuherekeje baba batambuka. Yego umwana w'umuprofeseri. Abamuhembe bati kugira isoko n'umwana w'umuprofeseri, ariko n'abatari abaprofeseri nabo iyo bashyizemo imbaraga bariga bakaba abaprofeseri bakagera kure. Ariko nyine ni byiza rwose gufasha umwana kwiga. Mufate iyo foto y'urwibutso mutambukane yitwara ibyo bihembo bye, umwana agume imbere aze gufata ifoto. Yego murakoze cyane, tuni butaha azagereyo n'abazabe professor. Undi munyeshuri wabaye wa kabiri nawe ni wa Muhanga Saint Andre, banganyije amanota yitwa Shingiro Ivan Muhimba cyangwa Muhimba. Yego tambuka uzi imbere, yabonye amanota 99 n'ibice 4. Turasaba DVC umuyobozi wungirije wa RP kuza kudushyikiriza igihembo uyu munyeshuri. DVC Nkuranga. Yego abafite ibihembo babyigize hafi kugira ngo Shingiro abigezweho uko abikwiye. Murakoze, murabibona ko nawe ni certificate y'urwibutso azajya amanika akereka n'abandi. Computer izamufasha mu kwiga n'ibindi bikoresho bifite agaciro hariya bizamufasha. Hanyuma dusabe n'umuryango waje umuherekeje gutambuka gitore bihuse tugafata iyi foto. Namwe ni ishema ry'umuryango kandi aberetse ibyo ashoboye no gukomeza kugira ngo n'ubutaha tuzamubone mu bicu, ndavuga agira kure. Murakoze, mwegere mumushimire, bafatiye ifoto y'urwibutso, hanyuma mutambukane ibyo bihembo bye mu byimbo murimo. Hanyuma Shingiro Ivan nasange bagenzi be. Undi munyeshuri wabaye wa kabiri rero duhemba muri iki cyiciro cy'abarangije amashuri abanza, araza guhembwa n'umwarimu sako. Umwarimu sako igiduhembera abanyeshuri kabaha ni na buruse, ubwo umuyobozi waje yihagarariye araza kubitubwira. Reka ni uwitwa Cyusa Mugisha Ivan, yiga kuri École Le Rossignol, atambuke azi imbere. Le Rossignol igifaransa ntabwo kiba cyoroshye. Murakoze, arahembwa n'umwarimu sako nari namubwiye. Yego yahageze. Mwarimu sako banke idufashiriza by'umwihariko abarimu mu gutuma batera imbere. Ibigwi byayo nabyo abayirimo barabizi barayirahira. Reka dusabe n'umuryango waje uherekeje Mugisha Ivan gutambuka nabo bihuse bakaza bagafata iyo foto y'ishema batewe n'umwana. Ego tubasabe kutambuka, ni munyure hano mwihuse dufate iyo foto. Cyusa Mugisha Ivan, École Le Rossignol, ni umuryango waje umuherekeje. Baramushimiye cyane ko abahesheje ishema yongeye kuri bahesha. Hanyuma n'ibihembo yahawe nk'iby'abandi, computer certificate n'ibikoresho by'ishuri. Iyo foto igafatwa mukabitambukana ibihembo mukabisubirana mu byimbo byanyu. Hanyuma Ivan agasanga abandi bakaza kwigira hano, kuza kwigira hagati abanyeshuri bose tumaze guhemba. Hanyuma turaza gusaba abayobozi bose babahembye baraza kuza bafatana ifoto y'urwibutso bose. Ego murakoze cyane, murababonye abanyeshuri bahize abandi. Nasaba rwose n'abari ku buhanga bw'ibyuma kudushyiriraho iyi liste y'abanyeshuri ba primaire barohize abandi bashoje ikizami. Hanyuma abanyeshuri turabasaba igire hagati
hanyuma dusabe honorable minister n'abandi bafatanyije gutanga ibihembo kuza muri iyi foto. Ariko ndashyiraho n'akanje, ndashaka gusaba n'abandi bayobozi ndeba bo muri NESA kuza hano. Ndimo ndabareba mwese mwagize uruhare. Ndabona deputy DG, ndabona Nzeyimana Jean Claude bakoze akazi gakomeye ushinzwe ibizami. Ndasaba yes na HOD Rose n'umuyobozi muri Minisiteri y'Uburezi. Ndasaba ndetse n'umuyobozi muri HEC, ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri makuru na za kaminuza, gutambuka kugira ngo mwese ufate iyi foto y'urwibutso. Anya ngiye kuyivumba ariko nzayivumba ubutaha. Yego, mwegerane dufate agafoto k'urwibutso kugira ngo mukanya duhembe n'abahize abandi mu cyiciro rusange. Bibutsa ko abanyeshuri bose nubwo mubareba ari 8, uwahize abandi ni Rwego Mutijima Bruno Riki, hanyuma abandi bose babaye aba kabiri. Mutaza kuvuga ngo naguhamagaye wa 5 cyangwa uruwa kangahe, niko bimeze. Ego, murakoze cyane, tubifurije rwose kuzakomeza gutsinda. Ayo mashyi yose n'ay'igihugu cyose ni ayanyu. Murakoze. Umwarimu Sako yarimo kuvuga ngo hari agaseke afite araza kukavuga yihuse, tumaze guhemba n'abarangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Ubu ni nabo tugezeho, tugiye guhemba abanyeshuri bahize abandi mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Umunyeshuri wa mbere wahize abandi, ndetse uwa mbere n'uwa kabiri baranganya. Ntabwo ari hano ariko amazina ye ndayasoma, bari bambwiye ko atahageze. Yitwa Uwamariya Leonte.